ubutabera bwakurikiyeho ndetse n'aho baherereye uyu munsi. Yatunguwe no kumva ko abagore bagize uruhare muri ibi bintu, gusa yarareberaga. Gusa aba bagore harimo abayobozi b'ibi bintu, abategura n'abicanyi kabombo. Reka duhere kuri uyu mwicanyikazi bita Pauline Nyiramasuhuko, Minisitiri w'Imibereho myiza n'iterambere ry'abagore. Yari afite umwanya wo hejuru mu kurengera abagore n'abana, ariko muri 1994 yawukoresheje mu kubarimbura. Yize amategeko muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aza kuba Minisitiri w'Imibereho myiza mu butegetsi bwa Perezida Habyarimana. Jenoside itangirira yoherejwe mu mujyi avukamo wa Butare, wari watinze kwinjira mu bwicanyi. Inshingano ye yari gutangiza ubwicanyi. Abatangabuhamya bavuze ko yategetse umuyobozi w'intara gutegura ubwicanyi, kandi igihe yanze nawe yicwa. Kwa 20 Mata, ibihumbi by'abatutsi bateraniye muri stade bari bahungiyemo barishwe, barizwe na Croix Rouge. Nyiramasuhuko bivuga ko ari we wateguye uyu mutego. Interahamwe zakejeje stade maze ubwicanyi buratangira. Ubuhamya hari uwavuze ko namubonye yambaye imyenda y'umukara iruhande rw'imodoka. Yategetse interahamwe kwihutisha akazi. Aho niho batangiye gutoranya abo bica. Ibimenyetso bikomeye cyane bivuga ko yategetse interahamwe gufata ku ngufu abagore b'abatutsi mbere yo kubica. Hanyuma kandi yategetse ko hakoreshejwe lisansi y'imodoka ye mu gutwika amatsinda y'abagore.